ntakomeze mama ntakomeze ndarambiwe mama ndarambiwe nyine hari umuntu w'umukecuru muri karitsiye waba uzi nyine karibu muraho neza Cynthia murakomeye cyane Yesu ashimwe mwicare aha ngaha nta kibazo ni karibu turaho hanyuma se genda amahoro ariko mwebwe se nyine mumeze mute ja natwe turaho gusa izuba ryaravuye hanze ho urabona ko nyine nta kigenda ariko mu buzima busanzwe nta kibazo ubwo bwo gatangiye kugwa biraza kugenda neza ese makuru y'abana nabo baraho hari amahoro nta kibazo bari mu gikari barimo barakina nanjye ndimo nduhuka nicanga dore n'akazi kabuka kenda kwica abantu nk'umuntu wabonye akanya muraho neza amakuru y'iminsi makuru ni meza nahise ko nashaka kudamu hano hano ushaka amabuzi rinde kumana se mukoko mba nubwira na ndashaka ngo menye uwo ushaka amabuzi rinde ushaka kunyirukanisha ku kazi ndetse kwirukanisha ku kazi nicyo kinzanye nyibwira niba mabuji hari rero uramanza umbwire ngo uramushakira iki ntabwo natuma winjira utambwira icyo umushakira nje kumusura okay kamanze njye kumukorera ndamubwira ko ari n'umushaka ako rero gufite agasuzuguro agasuzuguro iyo mwagize urakabije ngagenda umubwire ko ndi kumushaka ndamubwira ko ari n'umushaka umubwire ko ari umudamu mugenzi we ahita witwa ndetse witwa nde genda umubwire ngaho ko ari Jenifa ntabwo ko agasuzuguro ndaba numva ni byiza cyane ubwo abana bameze neza none se mama we amakuru ye Jenifa naramubuze maze nk'icyumweru naramubuze sinzi no kuri telefone naramubuze ubwo naninje hano kugira ngo mbabaze amakuru ye Jenifa rero nk'uko wimbayije ubu nanjye urabona ko nsanze mu rugo ariko ubu nanjye narumiwe ubu Jenifa yaragiye yansize hano njyenyine yansigana abana mbese ubu nanjye byarancanze kabisa ubu no ku kazi no kujyaho rimwe na rimwe kuko urumva kwita ku bana inshingano z'umugore zose urumva ibintu nyine byarancanze niyo mpamvu nanjye ubona ntatuje ngo Jenifa mubwire muri kare yego ko mana yanjye ko numva bitoroshye ibyanyu none se we kuki utegeze ubimbwiye birashoboka ko Jenifa wenda yari afite ibibazo byinshi akaba yagenda wenda atanabimbwiye none we nk'umuntu w'umugabo urabitekerezaho iki nuko nawe wari wicecekeye nta kintu wigeze umbwira Jenifa aramwibagiwe Jenifa waramukoze icyagihe wajya kuza kugufura nawe wazanaga n'umugabo nawe wibuka ni karibu muraho neza komera amakuru ni meza ni karibu komera cyane nikose epfo mu rugo se amakuru yanyu ba twari turaho wakwicara aha ngaha nta kibazo ukijyana n'uyu mushyitsi nta kibazo komera turaho turashima Imana inaha mu mujyi se mumeze mute natwe turaho amahoro nsanze aha ngaha uyu bamwita Cynthia yaje kudusura nawe Cynthia uyu nguyu ni sister wanjye yego
Yewe niwe nkurikira. Jenifa. Yes, Jenifa. Jenifa we muraho. Wabaye ba Jenifa. Jenifa wagarana. kandi nje gukosa. Iminsi ishize ni myinshi. Mukomere. Muraho neza. Amakuru y'imwe. Kumana yanjye. Kumana yabaye penini. Wabaye Jenifa. Abana bameze gute? Abana baraho bari gukinira mu gikari. Nari mbakumbuye cyane. Ntabwo nagenda ntababonye ntabashuhuje ntamenya amakuru yabo. Ni karibu watambuka agenda ukabareba. Ubu banganye gutera. N'abasore bose barakuze babaye inkumi n'abasore. Ako dinabo nabanze pe. Ese igihe gishize Hashize igihe nyine urabyumva hari n'ugiye twamaze kuva hariya kujya mu yindi nzu. Mwaramwimutse. Urenze Imana ntabwo utari yabigenje. Rwose turaho. nawe niyo mwimukiye maranamusupe. Nuko Ibingiye bwana arabikundiraga nta kibazo. ariko mu buzima busanzwe n'abanyarwanda Nta kibazo dufite. Ubwo nyine hahandi twahavuye tukahasanga se wabana ariko ko ntabona ntajya ngunda kumubona hano bari mu kazi aba yagiye nuko no gushakisha ibyo by'iminsi. rero reka nahe tuganireho nubwo bitari neza njye sinyuzwe ndabona mushiki warimo kundebana nabi wenda atagira ngo wenda hari ibindi ubwo reka nahe bwo naho kuri telefone gusa nuko urakoze kudusura tuzavugana pe nta kibazo rwose naye nsigaye ndi kumwitaho ndi kumwakira. Yego kandi namwe murakoze kutwakira. Baya nimwe mwakoze rwose. Kamufunguye urugi nsigaye nagorana. Nawe Jenifa ubuse tukwakiriza iki? Zumva muri amazi bitewe n'urugendo. Tuse bakaguha akaji. Oya pe nyine amazi. Mako turi kuzana gushyitsa amazi. Uyu mukozi wamukuye hehe? Umukozi nyine barandangiye. Ese ko wa undi yarantegereje ku muryango bambwiye amagambo yo kumana ahubwo murashoboye njye ntabwo nabushoboye. Ni ukuri pe ariko nyine umuntu abashaka agenda atoza umuntu. buriya se nawe bizaza ntabwo mbibona pe. Umuntu usigaye umwungira tukanasenga kugira ngo abone nyine n'ibyanga nta kundi. Abana bameze neza, abana barakuze. Cyokora imyaka 5 nari maze ni myinshi ntajya nabonye ari inkumi n'abasore. Abana barakuze bamaze kumwe n'udusore. Ahubwo twawugiye mu biganiro ntibagirwa no kukwakira. Baraba kwa mu rugo ntabyo uri wenyine biragatsindwa. Kankurebera akantu we uri gusoma rwose ubundi tuganire. Hari akantu byibuze kageze no mu radero wakomye akantu. Ese bari baje gukira bitange bagirwa abantu. Ako se nakwibagirwa ngo murimutse. Ese usinaje. Reka twimutse bidufunguye. Ubwo yavuye mu kazi aratubwira ngo tugomba kwimuka. Kandi nta kundi nayo yumva. Yabonye akazi yese umugabo wawe. Akora muri ya kampani hariya hirya ntabwo ndi kwibuka uburyo yitwa ariko yabonyemo akazi. Yabonyemo akazi. Mbega muri kwifaranga. Mbega urugo rwawe rumeze neza. Umva rwose pe twaragenda duhira tuba ahantu heza rwose dutera imbere byari byo nirwagamo mfura ndira mvuga ntese mana bizahera hehe birashira ariko amahirwe ntabwo byanteye. Sara Kurukundo rwanyu rwakomeje. Mwamwereraga mwitana bashushu bashesha wahora n'iki se shaho ko twumiwe nyine ubu njye narumiwe ntabwo ntigira ibyo byagenze bite. yaba byibura narigumiye no mu bukene ubuse twaragiye kugerayo muri iryo terambere ryose umugabo mbana umugabo abagabo barahinduka ntiwamenya ibyo ubu byateye. Njye narumiwe. Ese yaragukubise? Ntabwo yigeze ankubita ariko ukuntu byaje kurangira nyine bijya gusa nabyo. Nta kigukunda se? Yabonye yikanze amafaranga umugabo ava hasi abana batarabaye yego ko mara aracyayikoza yanyikoza
nabaye agakecuru imbere afite abana b'amani afite abana mbego ko yewe ntabwo ntacyo bizi ntazi ibyo nabonye akajya ataha saa sita z'ijoro ntateka ibiryo ntabirye simbe yambwira ati wenda ngunzanira amazi nkaya nkayanywa kubera iki yego ko marana indaya se izambaye amahoro yego abazi aho bingeze ubu noneho no mu rugo sinyihamwe wavuye mu rugo rwawe naruvuyemo pe naragiye mbona ngiye kuzasara ubwo nyine ni uko gusa mana yonyine niyo ifite uwataha uragenda njye naragiye byibuze se mbere yuko ugenda kuki utaje hano byibura ngo nsange mugire inama erega shayi umuntu yataye umutwe aba yawuta azi navuye mu rugo nanakubiswe we ntabyizi narakubiswe ibyo birandenze aragufata aragukubica arigiye mbivuga ubu se usigaye ubahe mba mu rugo ubu wasubiye iwanyu nasubiye iwacu isegeni ko urugo rwubakwa no kwihangana kuko iyo wihangana niba yaragukubise rimwe byibura ukavuga uti kanihangane iryo kosa wakoze ntwongere kurisubira erega rizagaho kari ku wundi karahandurika nawe bikugezeho watumutwe nkaje ubu se niba umugabo akorera amafaranga akaba yarageze ubwo arara mu ndaya akageza saa sita z'ijoro saa munani namugaburira ntabire ubwo we wabyakira wabuze neza se kari indaya cyangwa n'ingeri ugaburira gendaga mbona ibimenyetso hari igihe akazi gafata umuntu agataha atinze ku buryo byabaho buri munsi Jenifa ari buce bugufi niba byari kubayeho rimwe ugaca bugufi uganasenga Imana uragize Imana umugabo wawe ntakimpirira namaze kwiyakira sinzi icyo Imana izakora no usibye amasengesho gusa uze kuvugeza iwanyu ni muravugana tuvugana yampamagara se kubera none se abana barabatwaye abana nabasize waratinyutse usiga abana mu rugo rero bamusige nawe bajya ngo usiga abana uragenda ntabwo rwose nabibyaye umubyeyi apfira abana apfiraho umubyeyi apfira abana ariko wakifurije wari ubafate nese mwagwanye ku manywa cyangwa byari nijoro byari nijoro atashye saa sita z'ijoro ndamugaburira ibiryo arabyanga amaze muri uko kubyanga kwiwe biza kurangira ankubise ngo ntabwo ndi umugore mbega ntacyo nicyo bitewe n'ibyo yari avuyemo twese wagira ngo nkore iki yanjye ibyo kwaje musindi kumva bikase wowe urabibarirwa ntabyo cyangwa ko ntanahazi ibyo uraho nzajye kumusura numve cyangwa niwe wari wamukoshereje umwana hari ukuntu abagore natwe tugira utuntu ugasanga umugabo yatinze narakaye oye ca bugufi ubanza wumva impamvu abagabo nibo banywa imitungo nibo bazi kuyishakisha ubu murari zatinda wenda uzabibona uzabimenya agiye uzabibwirwa n'ubwo utarinjye kuko wenda mugani mu ruhande rumwe iyo baganira wumva buri mumwe wese afite ukuri wabimenya ari nk'undi muntu abikubariye ndababaye sibyibura use mwari ntabuze iki cyatuma byibura nta n'ugira inama ati aze kuzera umuntu ariko niba nawe uri umuntu ushyira mu gaciro uzi uburyo twari tubanye mu bukene ndumva uteteshwa yego twari abakene pe ku buryo no kurya byatugoraga tukarinda kujya gushakira ibyo kurya by'abana hanze duca inshuro ariko pe twari dukundanye anyitashe ubu se n'abasheri yamucuririza amenyo ntabwo ndetse ndikubona usigaye nitera akamakiyare ntugomba kwisiga nyine gasa neza rero se ngira ibibazo ngira n'ihebe mba ni ukuri hambane pe ntabwo ngiye kwirinda gukomeje niba ari uko byagenze umuntu nishimye ngo Jenifa na James ngo bateye imbere yesu none ntabwo iterambere ryacu ntabwo ryerekeje gusa nyine ngenda ndi kubasaba inkunga y'amasengesho ni ukuri ni ugusenga nimujya mubona ahantu hari ibyumba cy'amasengesho ndagusigara imbere naho turasenga ujye umbwira uri urugo rwanyu rw'amasengesho njye ngiye kujya ku mavi Imana ndabizi ko izansubiza Imana nta kintu ashoboye izansubiza ishobora byose muvamo nahabona sister we kuba mu rugo wenyine rega ntabwo burya biba bitoroshye nabibonye agacyayi rwose buri gusoma murakoze ni karibu rero nta kibazo rwose ni karibu ntugire ikibazo abyoza rwose wasengeye harahirya nta cyangwa byaragucanze nta kibazo gusenga nta kibazo mukecuru se mukecuru araho
muraherukanye se Kata tuvugana kuri telefone nkaba nawe niwe utuye hafi ku mujyi ubwo niwe wanje gusura ubutaha buriya nzakomeza njya mu rugo nuko nawe rwose ndi mu rugo rwanjye nyine nuko nguko ariko ibintu byose byagiye bihinduka ukundi nuko ibi ntabwo byoroshye nabonye hano hari akazi kenshi mu gikari hano nabonye bitameze neza imyenda y'abana ntabwo nanjye mpita nihuta ngenda wenda nagufashaho gakeya waba utankoreye se bakunkoreye rwose uruhare rwanyu rumeze bite iwacu nyine urabona navuye kwa Jamusi ntitugiranye ibibazo gutyo ariko urabizi ko nari nashatse nyine papa atabishaka kubera ko papa urabizi ko ari umuntu usenga cyane yari umupasiteri kubyakira rero we ashobora no kuba nta n'ibyo azanira akeka none se ntabwo mama we ntisanzizi ntawe uhari yagiye mu butumwa bw'akazi wasanze mama wawe gusa nibura se warabimubwiye mama we narabimubwiye ariko nyine urumva ni ikibazo papa byamuteye igikomere kumva ko nashatse gutyo none rero ibimbayeho ngo rero ntegereje sinzi ngo papa naza noneho bizagenda bitazabyakira ikibazo ariko humura w'Imana hamwe no gusenga bizacamo nuko rero ngusuyeho nyine reka nsubire mu rugo hakiri kare urigendera ariko mba ntazi uko bimeze ubu se James ntabwo mwanga ndacyamukunda ngeze Imana agahinduka kuri njye numva twakongera mbese wazafashe telefone ukamuhamagara akaba ari umuhamagara ntabwo ajya nitaba sinzi ko bizagenda rero mbese nzamuhamagare uzamuhamagare wumve kuzambura kwijuru ariko se mwana wa mama musaza wanjye ko ibibazo byose wahuye nabyo nabibyumvise nabimenye umudamu akaba yaragiye ariko se umukobwa nsanza umufiteho gahunda buriya ntabwo ari umukobwa buriya ni inshuti ya Jenifa nawe ntibaherukanye yari yaje anaje kumusura nawe asanga nyine yaragiye nta kindi kibyihishe inyuma nta kundi nyine nta kundi byagenda ntabwo ubizi wowe shaka ndagukumbuye tuzaza kunsura ryari akagenda oya ntabwo wabibona ntabwo uzi uburyo mukumbesha akase Jenifa mwana wanjye ko wajyaga uza kudusura ugataha none nka mbona umaze icyumweru ahangaha byakugendekeye gute rega mama nanjye ntabwo ari njyewe nahuye n'ibibazo bikomeye ku buryo kubyakira byananiye urabizi ko navuye hano ngiye gushaka nabikubwira ariko nabihishe papa kuko urabizi ko papa we ntabwo yabyakira yanyirenza ariko mu rushako rwanjye ntabwo ruri kumpira muri make nyine urabizi iby'abasore twateretanye mbona ari umuntu muzima ufatika ngerayo tubaba mu bukene bigeraho tuza gukira ariko muri uko gukira kwacu yabonye akazi nyine biba ngombwa ko naho twabaga tuhimuka tujya mu nzu nziza ifatika ariko byagezeho noneho mubura mureba nta mugabo wanjye akaba atataha niyo yatashye agataha saa sita z'ijoro saa tanu bikaba ari ikibazo ureka manza numva ariko sera ibiri ibiki numva bishiririya makurata
byashiririye makurata washiririye makurata byashiririye ntabyo uri kumva gusa nyine kubyakira ntabwo biba byoroshye ariko rero Jeni ikamubwira mwana wa mama nawe habayemo kutumva no kumvira ugiye mu bintu byo kwirukanyira abagabo utabanje gutegereza urumva nawe witangira kumuca intege gutyo ngo umuhabure kandi se ari twe yaje asanga ariko yagombaga gutegereza nk'uko nanjye negereje oya nawe nimba yaracitswe wenda agashukwa n'abandi bantu hari igihe ashobora kuba yaragize inshuti mbi ariko nawe ntugire ngo umutererane gutyo ese ubwo nutangira kuvuga gutyo papa watarahagera ko aribwo bwoba mfite ubwo urumva bizagenda gute naza ko ari twebwe arimo kubasha kwisanzura akatubwira ati ibibazo afite urumva nibigeraho ngo ese naza tuzabigenza mukuru wanjye rero wikumva yuko rwose ari ukubananira cyangwa se wenda nawe naratekereje nabi humura nawe hari igihe we tuzashaka gusa simwifurije gushaka nk'uko nashatse imana izagufashe ruguhiye gusa mama arakoze kuba agusobanuriye si ubu nanjye nabuze ikintu nakora muri make gusa mama igihe icyo nakwisabira ndagira ngo byibura ungire inama y'icyo nakora hagati urumva inama ndi bukugira ari iyihe uretse kukubwira ntibigire nk'uko we n'umugabo wawe genda umwegere muganire neza nk'ukuntu mwajyaga muganira kera mubwire ati mugabo wanjye rero abagushukaga ushobora kuba warabonye akazi ugashukwa n'amafaranga ugatangira kubona abandi bakobwa bo ku ruhande wenda ntumbonemo ubwiza wambonagamo kera ariko ugomba kumenya yuko twabyaranye uri kumva dufitanye abana ku buryo aba bana tugomba kubarerana ni ugutera abana agahinda erega mama nta kuntu mpereza iyo telefone iyi telefone niyo itumushiririza mpereza vuba mpereza nyifate nyibike kugeza igihe ubisubireho cyangwa umbwire njye gukata amafaranga nta soni buri munsi tuzaturya ibishirira hejuru yawe ubundi wajya ujya guteka telefone ukayishyira nkaho ukayibika wahisha ugafata telefone ukajya mu byawe mwabarire kangahe se tubonane mu kanya ariko telefone iyo itariho n'iyo iriho ntayifata ntanyitaba nese ubwo tuzahura gute gusa njye pe namushatse mukunze n'ubu ndacyamukunda usibye icyo kibazo cyajemo tukananirwa twese kucyakira sinzi rero uko bizagenda ubu naramuka aje nzabivuga ngo iki ahubwo sinzi ibyo uzamusobanurira none wishyizeho imisatsi warihindaguye nta nubwo yapfa no kukumenya gusa bizamutungura cyakoze mwana ushobora byose Imana ndakwinginze imbe iruhande n'umukuru imbe mu ruhande buriya nta kimana itazakora papa rega nawe yarambyaye azanyumva nk'umubyeyi nose bizagenda kumva bwo ntabwo sinzi yuko biri hafi aho ngaho gusa njyewe nzakora nk'umubyeyi nyine igihe cyose ababyeyi b'abamama turavunika ariko ntabwo binyoroheye pe ni ugusenga papa we nzaganira nawe ubwo nawe nyine ujye ugenda ugaragaza impinduka byibuze muri wowe kandi ukomeza guhamagara n'uwo mugabo wawe wumve ko byibuze hari ugomba gusubira mu rugo rwawe amubwira ngo amfashe azamumpamagarire arambwira ngo nabasha kuvugana nawe ukazambwira ndiyambaza inshuti n'iki ndebe n'amasengesho ndebe ko Imana hari icyo yakora nyuma yo gusengerwa pe nawe papa sinzi ko uzamukira biragoye ariko azanyumva ibyaha ikibazo nakigasa ntabwo ntibyagenda azanyakira ukundi nase azanjugunya nta kundi byagenda aha reka nigendere da usigane n'umukobwa wawe musigare muvuga ibyanyu sinzi ibyo muzabwira papa rero ko yihendanije utazanamumenya kanigendere ariko nawe ntugakabye ako se Jeni mwana wanjye ko ntanze buriya kukubwira mu maso ya murumuna wawe kugira ngo byibuze atazajya anakubahuka ubu urabona kuko bizagenda ese buriya ntabwo waba waragize inshuti mbi zikubwira ati ruvemo buriya uri ukwihangana we wigeze ugira ariko mama nta kuntu nagerageje njye numvaga nyine mu bitekerezo byanjye nuko nabyakiriye mwana wanjye reka mubwire kubaka biravuna ntabwo ari ugukina natwe ubona tuzisaziyemo tuba twarahanganye n'ibibazo byinshi ubwo rero ntabwo wagombaga kuvuga ngo isusohotse mu rugo uragiye kuko abagabo b'iki gihe urasohoka ejo undi akarwinjira ugomba gutekereza ku bana bawe mama namubwiriye ndayumvishe ariko nyine nuko nsengera cyane azareba ko ibi bihe turimo nabivamo amahoro
turagerageza dore ko dusanzwe turi no kwa pasiteri, ariko nanone ikindi kibazo mfite ni abandi bakirisitu dusengana bazavuga ati umukobwa wa pasiteri yaragiye ajya gushaka yijyanye, none dore byamugendekeye gutya. Ubwo nabyo mba mfite ibibazo by'uburyo ngomba gutambuka mu bantu. nta kundi nyine ese nabigenza gute, nanjye ko atari njyewe wabigize gutya, nta kundi byagenda. gusa Imana iraje byoroshye, ariko uko biri kose ugomba guharanira gusubira mu rugo rwawe, urabona umaze gukura, uri kumva. Ntabwo uzaza ngo ukomeze wicare ahangaha mu rugo rwa so, kera wari umutoni kuri so, umaze kugenda murumuna wawe niwe wasigaye ari umutoni kuri se. Ubu sinzi yuko hari n'ikintu ushaka kuvuga ngo nakumve, kuko nyine azi yuko wabaye umugore w'ahandi, ntawe waragiye ntukazajya uza ngo unadusura ukomeze, mbega wabaye umugore washatse iyo ngiyo birangiriraho. Buri Imana irabizi izancira inzira, ntawamenya. Yagiye bikora bikemera, n'iki inzira aho zitari, uzagira ikibazo ntuzihebe, komeza usenge, natwe turasenga nk'ababyeyi, kandi mufatira iby'iburyo mwana wanjye. Ariko ntabwo ngushyigikiye ngo wicare ahangaha, ugomba gushaka uburyo ukora ugasubira mu rugo rwawe. Jenny, mwana wanjye sigara utekereza kuri ibyo bintu,